Ni amakuru, ni inkuru ibabaje cyane, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, usibye Uwiteka wenyine nyir'ihumure ryose, nasaba muri uyu mwanya ngo ahumurize imitima y'uyu muryango, ubuza ababo ukababurira icyarimwe. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho, kubera ko nawe ahoraho. Ariko kandi Imana izahanagurira amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Zaburi y'147 umurongo waho wa 3 haravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Nimuhumure, abageni barasinziriye bicaye iburyo bwa se. Ni inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo mu masaha akuze, ubwo hari mu ijoro n'ubundi rishyira ku itariki n'ubundi ya 23 turiho, nibwo amakuru avuga ko iyi nkuru yamenyekanye y'urupfu rw'aba bitabye Imana. Ni inkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye. Amakuru akanavuga ko bari basanzwe batuye muri Amerika. Abantu benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati bazize iki, ni iki cyabishe? Amakuru anavuga ko uyu musore witwa Vincent Kanyeshamba Gakufi yaririmbaga muri korali yitwa Abahamya ba Yesu kwaya. Hanyuma amakuru akanavuga ko n'ubundi baje kwitaba Imana muri iryo joro ryo kuwa 22 z'uku kwezi kwa mbere 2026 muri Amerika, ngo bakoze impanuka ubwo bari mu modoka, aho baje kuba bagongwa n'indi modoka, ngo bahita bahasiga ubuzima. Reka twifashishe itangazo ryasohowe n'iyi korali Abahamya ba Yesu kwaya, ngira ngo ni na korali y'Abadivantisite umunsi wa 7 niba ntibeshye. Bagize ati tubabajwe no kubamenyesha yuko muri iki gitondo korali Abahamya ba Yesu twabuze umuririmbyi wacu Vincent Kanyeshamba Gakufe hamwe n'umubyeyi wacu, babuze ubuzima mu mpanuka y'imodoka yabereye muri Amerika. Turasaba gusengera abasigaye. Iri ni itangazo ryasohowe n'iyi korali yitwa Abahamya ba Yesu. Mu by'ukuri biragoye kubura abawe ukababurira icyarimwe. Noneho mu by'ukuri ni inkuru ikugora kwakira, kuko ngira ngo uyu musore yari umwana w'uyu mubyeyi, ngira ngo bitabiye Imana rimwe, ngira ngo yari mama we. Ubwo wenda ababizi neza mwadufasha mukatubwira, ariko
iyo ukurikije kureba nyine iyo ureba nyine ubona nyine ko uyu nguyu ari umwana w'uyu mubyeyi baje kuza kwitabira Imana rimwe. Ngira ngo uyu mubyeyi nawe yitwa niba ari Mutoni Liliane, ngira ngo ndumva ari yego, ngira ngo yitwa Mutoni Liliane. Nk'abantu ni ibintu biba bigoye kwakira, kubona ubuza abantu bawe ukababurira icyarimwe. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, umuntu wese wamaze kugera acecekerwa, ibye byose biba birangiye, biba bishyizweho iherezo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nta migabo n'imigambi aba agifite, kubera ko ibye byose biba birangiye. Mu yandi magambo, igisigaye kirareba njyewe nawe uyu munsi tukiriho, tukiri guhumeka umwuka w'abazima. Iyi si twakagombye kumenya ko ari intizanyo. Mu by'ukuri njye nizera ko ubundi hano ku isi ndi umugenzi. Mu yandi magambo, ndi mu rugendo. Gakondo yanjye ntago ari hano ku isi, hano turi mu rugendo. Rero niba uzi ko uri mu rugendo, ndakwinginze impamba y'urugendo ntizakwibagize intego y'urugendo. Nugera hano mu isi nita ko ari inzira turi kunyuramo, turi mu rugendo, ugahurirayo n'ibigutwara ukabyita ko ari ukunezerwa, bikakwibagiza intego y'urugendo, uzaba uhombye. Rero ndakwifuriza ko uba maso, nuko muhore mukenyeye kandi amatabazo yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Munkundire rero nsoreza aha ngaha, mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze ituze aba bantu aheza kandi n'umuryango ukomere.